kosia eribomose kitasha ibindi. Dore ikintu ngiye kuguhanurira kandi mugoro mu gihe cyo gukorwa n'isoni. Dawidi nasubizwa, abanzi be bazafatwa n'iki? Nuko abanzi bakwanga uhereye ukiri mu nda nyoko. Ariko tukavuga, erega n'ubundi waravutse, erega n'ubundi warakuze, erega n'ubundi uzakura, erega n'ubundi uzabaho, bahari uzabaho. Sikibaza uzakora iki n'iki wakora ngo unezeze abantu. Dore ikibazo gihari ni kimwe, nuko batakwemera kandi Imana umugambi ifite izabakwemeza. Babyange babyemere basakuze izabakwemeza. Amakuba n'ingorane menshi Imana idukiza ni menshi, ariko ibanga rituma tugumana n'Imana tukagumana intsinzi n'ukwirinda gusubira he. Bari bazi ko birangiye ariko bari biratangiye.
Imana ibahe umugisha abaririmbyi barakoze. Imana ibagirire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana turi gushingiraho tuganira. Ariko mbere y'uko nsoma, dufite gahunda yo kugura ibyuma twarayitangije. Ababa ku rubuga rw'itorero twaratangiye, dufite bije yo kugura ibyuma muri ritangira ry'umwaka. Kubera igihe tumaze kinini kitari gitoya, turi mu rugo, abantu basengera mu rugo, tutari twafungurirwa, igihe cyenda gusaga imyaka 2 n'igihe kinini ibyuma byarangiritse, ibyuma bigira ikibazo. Twatangiye rero kugira ngo nibuze turebe ko twabona instrument musical. Instrument musical ni ikintu gikomeye, ari byo byuma by'urusengero gucuranga, nicyo kidufasha kugira ngo tubashe kugira sonorisation nziza, abaririmbyi babashe kuririmba uko bikwiriye, namwe mubashe kujya mutwumva uko bikwiriye. Uyu mwanya mushobora kuba ngo se pastor ngo gutya ntibiri kumvikana. Reka wababwira ibintu tuba twakoze ntibibaho. Dukeneye ibyuma rero mu buryo bukomeye cyane. Buriya bimwe tuba dupfundikanya hariya bitameze neza. Abadukurikirana online kuri Guhumuriza TV, televiziyo yacu ikorera kuri YouTube, baratubwira ngo amajwi y'abaririmbyi, sound ya si nziza. Namwe mubwiriza twebwe tubasha gukurikirana ntabwo biba bisoundinga neza, birumvikana kuko urwego rw'ibyuma byacu biri hasi. Ni byiza rero ko tugira ibyuma byiza, uhereye kuri keyboard ukamanuka ukagera ku bindi byose bikenerwa ntabyo dufite. Murumva bidakenewe bene da? Abari ku rubuga twaratangiye, bamwe twatangiye kubasangiza gahunda, ariko sinza kubisoma ngo mbabwire ibikenewe byose. Ariko devia ihagaze agaciro ka $5,340,000. $5,000 mu manyarwanda $340,000 kugira ngo tubashe kugira ibyuma byiza. Mu madolari ni $5,000 n'amadolari 340. Ni make cyane. Abandi bagira instrument musical ya $20,000, $30,000. Ariko twebwe ku bushobozi bwacu na contribution yacu bari ntoya par rapport nyine uko tutari twagera kure cyane, reka duhera aho ngaho, kandi ndabizi Imana izabakoresha ibitangaza. Abantu rero badukurikirana online nabo tuzajya tubabwira ngo ubwo bakeneye amajwi meza, uruhare rwabo rurakenewe. Urumva atari byo? Uruhare rwabo rurakenewe. Turashimira, hari umuntu umwe twigeze gukora fundraising y'ibyuma bigendanye na YouTube, atugurira kamera. Ari muri Canada, aba yari kumyumva, Imana imumugisha. Bamwita Solange, yaravuze ati pasiteri, ndabona ko mukeneye ibintu byinshi, ariko yewe icyo kintu mwari mwatangije ndagikora. Twari dukeneye $2,000,000 bigera hafi muri 300 y'amanyarwanda. Ayaduha mu madolari y'amanyakanada yose. Reka aradukurikirana bizi, aradukurikira kubivuga hamwe mu ruhame, no kugira ngo mbabwire ko umuntu umwe ashobora gukemura ikibazo cyari gikenewe n'abandi ijana. Kubera icyo abikoze ni umutima ukunze Imana. Ari muri Canada, ntateranira hano i Kigali, yewe nta nubwo ateranira muri Bethlehem, oya, ahubwo kubera ko ari inshuti y'itorero mwungutse, ikemera kwikorera uwo mutwaro mwari kwikorera mwese. Ese ahabwa umugisha? Ahabwa umugisha yemwe? Ahabwa umugisha? Murumva ataradukoreye ikintu gikomeye? Niyo mpamvu mubona ibintu byose bigenda neza byo kuri YouTube, nuko dufite na kamera. None rero twatangiye kugira ngo turebe ko noneho twagura n'ibyuma, ntidutunge ibya kamera gusa ngo tujye tugaragaza ubusa bwacu butagira ibyuma byiza, uko kamera mbibutse ko yerekana byose biri iwanyu. Niba nta n'igihari barabibona, niko bimeze. Kibadukurikira se n'ijisho barareba. Reba namwe hano, murabona ari icyuma kiri hano, uturiye mama mwe mwagerekeranije tuvuga dusamira,
reka tuboneraho kubwira abadukurikira kuri Guhumuriza TV ndetse no ku zindi mbuga, uruhare rwabo rurakenewe. Dufatanyirize hamwe tubashe kugira sonorization nziza mu rusengero. Mwizeye Imana ko izabikora hamwe namwe. Reka dukomere Imana amashyi kuba dukurikira kandi bazadufasha twese tukazabasha kubona ibyo byuma bigakorera hano mu rusengero. Hari ikintu kimwe, icyo ukora cyose Imana iracyandika. Ntabwo Imana izaguhembera ko wakoreye ahantu runaka, ahubwo izaguhembera ko wakoze, kuko imirimo yose aho yabikorewe yitirirwa Imana. Imana irayandika. Nicyo gituma amaturo mwatura ahandi, mwatura iwanyu, yose Imana irayabara. Ntabwo bivuga ngo kubera ko utatuye mu rusengero iwanyu ngo iryo turo ntabwo riri bwandike, kuko ryavuye hambere nihe? Mu mutima. Igikorwa cyiza cyose rero gikoreye mu mutima, Imana iracyandika. Amen. Nifuza ko abaririmbyi tutabavuna, nifuza ko abaririmbyi bazajya baririmba ibintu bikagenda neza. Icya kabiri nza kuvugaho, mama pasiteri yakivuze, ariko kandi reka tukongere tukivugeho. Amateraniro yacu ni 3 kuwa 4 ku cyumweru, akaba ngahe 2. Kuwa 4 tuzajya tugera hano saa 3 tube twatangiye, saa 6 dusoze, saa 7 ducumbukure, twongere tugere saa 10, saa 11 kandi ducumbukure tukandagire saa 2. Hanyuma ndashaka tuganira ku ijambo ry'Imana. Ndashaka tuganira ku ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko ivuga ngo Dawidi nasubizwa, abanzi bazafatwa n'ikimwaro. Dawidi nasubizwa, abanzi be bazafatwa n'iki? Niryo jambo ushaka tuganiraho. Kandi reka mbabwire ikintu gikomeye. Ubutabazi umuntu abona abubonera mu maso y'abamureba, kandi ubutabazi iyo buje bukwamururaho ikimwara abantu bari biteze kuzamwara. Nicyo gituma Yesaya yavuze ngo kuko umwami Imana, nicyo gituma nkomera mu ruhanga rwanjye akamera nk'iki? Kurutare. Ngo ngaho noneho humuranya nahaguruke tuburane, kuko utsindishiriza agize ute? Yahageze. Burya yerekanaga ko abo bantu bari bamwitezemo ikimwaro, Imana yasimbuje ubutabazi. Nongeye kukubwira ngo nubana n'Imana tuzamwara. Kandi Dawidi we nutabarwa ugatabarwa, abanzi bawe bose bazafatwa n'iki? Ariko ari ba Dawidi bari hano bavuga ngo amen. Hari igihe tuvuga ngo abanzi, abantu bakavuga ariko barakorera nabo barakanga ngo abanzi. Reka nkubwire, nta muntu n'umuriho utagira umwanzi. Nushaka uri mwiza ukora neza gute, nta muntu uriho n'umwe utagira mbabazi. Umwana bamwanga ari mu nda ya nyina, yarakoze igihe cyaha, yarahemukiye nde, yaragiriye nabi nde, ariko abenda kumuvutsa nyina atari yavuka babahari. Kubera iki uwo mwana akari victime? Nuko abanzi bakwanga uhereye ukiri mu nda ya nyoko. Ariko tukavuka, erega n'ubundi waravutse, erega n'ubundi warakuze, erega n'ubundi uzakura, erega n'ubundi uzabaho. Bahari uzabaho, kuko wavutse bahari, ukurira mu biganza byabo, Imana ikurindira mu biganza byabo. Dore uko ungana, dore imyaka ugize, n'ubundi uzabaho. Amen. Umuntu wese ava akagera agira abanzi. Dore impamvu abanzi bari, nuko dufite umwanzi umwe bita Sekibi, kandi akorera mu bantu. Ugira ngo uzabona Satani mu byatsi? Ugira ngo uzamubona mu rukuta rw'inzu? Ugira ngo uzamusanga ku isahani? Buriya biryo dusengera, ushatse rwose sivuze ngo mubure kubisengera, ariko burya ibiryo ntibiba nk'umwanzi. Icyakoze biryo bivuga ngo niyo byahumanijwe byezwa no gusenga. Iyo dusenze ibyo kurya bigira ute? Birezwa niyo byahumanijwe. Ariko mbabwire, nta mwanzi cyane uba mu biryo. Imana ikorera mu bantu, Satani akorera mu bantu. Mwari mubizi? Naratangaye. Ubu mubona hari ibintu bijya bintangaza. Uzi kubona umubyeyi yanga umwana yabyara?
birantangaza. Uzi kubona umwana yanga nyina na se bamubyaye? Uzi kubona nyoko wanyu ahinduka umwanzi wawe ari we wagakwiriye gusimbura mama wawe? Uzi kubona shangazi ahinduka ukwica nabi ari we wagasimbuye so bavindimu agahagarara mu kimbo cya papa wawe? Kubera iki ibyo byose bibaho? Nuko umwanzi akorera he? Mu bantu. Titurwana n'abantu, turwana n'umwanzi sekibi ukorera mu bantu. Niyo mpamvu batazi Zaburi za Dawidi baribazaga, ariko Dawidi amasengesho yasengaga kuki yagarukaga ku bantu? Nuko yari ahanganye n'abantu, nuko arwanaga n'abantu, nuko abamwangaga bari abantu, nuko abamuhigaga bari abantu, abashakaga kumwica bari abantu. None se yari kuvuga inka kandi anywa amata yazo? Yari kuvuga ihene kandi ihene arizo harya akanyama? Muzi ihene ikaranze irimo umuceri? Murayizi ihene irimo umuceri n'ibirayi, hari ishorongi ibayo. Murahazi? Twitonde tube turetse sorute, sinyivugaho sorute mutaza gusohoka amasaha ataragera. Ishorongi habamo ihene irimo ibirayi, ubwo nkoze marketing niba byumva bazanyishyure. Yes, kuko ntabwo bantumye kandi bamamarije kubu. Ariko kandi nta kibazo umuntu afitanye n'amatungo, kuko Imana yamuhereye kuyarya no kugira ngo adutunge. Ariko ibibazo abantu bagira babigirana na bagenzi babo. Kubera iki se bigera aho ngaho? Nuko Imana ica mu bantu, Satani agaca. Nicyo nari ndi gusobanura. Reka dusome Zaburi ya 6. Turasoma n'umurongo waho wa 10. Kanirukanye. Uwiteka yumvishe kwinginga kwanjye, Uwiteka azemera gusenga kwanjye. Abanzi banjye bose bazamwara, bagira ubwoba bwinshi, bazasubizwa inyuma, ikimwaro kizabatungura. Amen. Ntabwo munyumvishe. Uwiteka yumvise kwinginga, Uwiteka azemera gusenga kwanjye. Abanzi banjye bose bazamwara, bagira ubwoba bwinshi, bazasubizwa inyuma, ikimwaro kizabatungura. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mwabyumvishije? Rero nahawe message ikubwira kimwe. Wowe Dawidi nutabara, abanzi bawe bose bazafatwa n'iki? Hari uwigeze yambwira, kandi yari umugabo w'inshuti yanjye, arambwira ngo aha ngo amaboko atareshya ntaramukanye. Uzi ijambo yarambwiye gusigaye waratabawe, Imana yakugiriye neza, ntabwo twaba tukicarana. Nyamara mbere yaho yajyaga ambwira ijambo akambwira ngo ariko ubona Imana izagutabara, wavuye muri ibyo bintu byo gukorera Imana ukajya gushaka akazi nk'abandi bagabo. Bihindutse aravuga ngo aha amaboko atareshya ntagira ute, asigaye atinya ko twakicarana. Nyamara nta kidasanzwe cyabaye, ntacyo nabonye kidasanzwe, usibye kwa kundi igenda kwiyegereza gake, aho wari wambaye usika kwambika, aho wari waburayika kugaburira, aho wari uri kubura udufaranga two kurya ukatubona, wabura utw'abandi ikabihindura ikatuguha. Ejo Imana igenda itugirira neza ku rwego kurundi, kuko tuva mu bwiza tujya mu bundi. Ndamubwira ni rero ntabwo ari abamaremare, wiyabatiza ko yabaye maremare kuri aracyari magufi. Icyakora niba ari kubibona ntacyo Imana ishimye, ariko ndacyagukeneye, kuko wowe wambwiraga ngo gukorera Imana ntacyo bizamara, nawe utangiye kumbwira ngo Imana yawe burya ifite akamaro. Ibyo bagutesherezamo agaciro Imana yaguhamagariye bigumemo. Bwana asifiwe. Icyo nenda kubabwira ni iki, umuntu wese rero yaba mwiza yaba mubi agira abamwanga. Icya kabiri, waba ukora neza waba ukora nabi, umuntu agira abamwanga. Reka turebe ahantu hatoya muri rwa mbere rwa Samweli, mu ndebere Bibiliya, musome Bibiliya. Urwa mbere rwa Samweli igice cya 18. Mwumve Dawidi wakoze neza, Sawuli icyo yamwituye. Birantangaza.
nta kintu wakorera umuntu kwanga ngo agukunde niyo warara utumbitse amaguru, niyo warasa umutwe hanze amaguru akarara mu nzu, umuntu kwanga ntacyo wakora ngo agukunde. Icyakora iyo Imana imugendereye birashoboka, ariko umuntu kwanga ntacyo wakora ngo agire ute. Mureke mbabwire ikintu gitangaje, mu neza ashyiramo umutego. Iyo agize ngo akugiriye neza, muri iyo neza y'icyakoze ashyiramo akantu kari nk'igisasu kizaguturikana. Karugondi ihena bivuze neza. Nta kintu wakora ngo unezeze umuntu kwanga, kubera iki bigera kuri urwo rwego. Umuntu wakwanze hari umwanzi uba wamwinjiyemo bita urwango, kandi ruhetswe na Satani. Keretse iyo Satani amuvuyemo. Hari abantu mwika ariko buriya mbora iki koko, ngo buriya mbora iki, aguhora ko ari mu mwanzi nyine. Kandi iyo bavuze umwanzi si uwo muntu, umwanzi ni Satani wamwinjiyemo. Umuntu ni muzima, Imana ni umuntu muzima, ariko impamvu Dawidi yakoresheje abanzi nuko umwijima ari we Satani winjiye muri bo abahindura imitima. Abantu baba babi bahinduka abanzi, ariko umwanzi mukuru ni Satani. Imana ishimwe. Rero dore ko Dawidi yakoraga neza Sawuli, dore ikintu yamukoreye. Dawidi murabizi ko yakijije Abisirayeli igitutsi, yicane Goliyati, amwica Sawuli yagize ubwoba, yagiye mu rugo. Abinadabu witwa kari mukuru wa Dawidi, Bashama n'abandi bari abasirikare bakomeye bari mu myobo. Umunsi Dawidi yaje arababwira, mwese ko mwisha nk'abatagira Imana, ko mbona muri buki narinzanye ibyo kurya, niki cyatumye mwisha? Baravuga ati tugabanya umunwa wawe n'ubwibone bwawe, urabona se twisha tudafite icyo twisha? Aka kana kakaba kazamuye amazuru, ntabwo kazi ko mu kanya bayahongora. Arababwira ngo icyo mwisha ni iki? Baramubwira ati reba hirya hariya, nta muntu ureba. Aturiya se n'uwa ati mufiste adu vugo sesera mu mwobo. Arabwira ati aho kugira ngo seserane Imana mu mwobo, nagaragaza Imana Isiraheli, abantu bose bakazamenya ko hari Imana. Ayo magambo agarura ihumure mu bantu, baravuga ngo none se wabigenza gute? Arababwira ngo uriya se agira Imana? Ati ntayo. Yarabatijwe se? Reka da. N'uwahese? Ati n'uwo Bafilisiti. Batagira Imana? Ego. Niwe watumye mujya mu myobo? Ati no, ntabwo tubyumva. Arababwira turiya agomba gupfa none, today arapfa. Aya magambo yabaye nk'agarura imitima y'Abisiraheli, ariko bamwe kuko bamusuzuguraga, kandi abamusuzuguraga bari bene nyine. Abantu ba mbere batakwemera nabo mufitanye isano, abo mufitanye isano nibo ba mbere batakwemera. Niyo ugize neza aravanga bikoreye kwibona, niyo ubagaburiye baravuga ariko nagende, ninde wamugese ngo azatugaburire. Niyo utambutse ngo batabare, iyo urangije aravuga ati dore uko kirata. Sikibaza uzakora iki n'iki wakora ngo unezeze abantu. Dore ikibazo gihari ni kimwe, nuko batakwemera, kandi Imana umugambi ifite izabakwemeza. Babyange babyemere basakuze, izabakwemeza. Niko bizagenda. Dawidi arwana n'Umufilisitiya bita Goliyati. Sinye kuvuga amateka maremare, yica Goliyati, akura igitutsi kuri Isiraheli. Sawuli agira agaciro, ariko asigarana conflict, aba confused. Aravuga ati iyi cyana ko mbona kiri kumwe n'Imana. Ngo abagore ndabakunda n'imfura, muri abana beza, ababanga bafite shitani. Abanga abagore bafite ntabwo ari bazima. Impamvu ya mbere mbabwira, twese dukomoka ku mugore. Umugore niwe wakoze ikosa, ari we Eva. Imana yongera gucungura abantu iciye mu mugore bita Mariya. Burya umupira warengeye niwe urengurira. Ntabwo mwari niyo bigiko bigenda. Imana niziza aravuga ati rero uyu mugore agiye igitutsi, ariko nzamugarurira agaciro n'ubundi abyara umucunguzi. Muri imfura. Icya kabiri, igihe ba Petero bari mu myobo,
abagore niyo batinyutse bajya kwamamaza inkuru nziza z'uko Yesu yagize ute yazutse. None murabakinisha, mushake mwihamashi mwubahwe rata, murabana beza, murabana beza. Icya kabiri, nibo bantu batumenyera uko tubaho. Buriya abagabo benshi turajya guhaha tukarwana no guhaha amafaranga, ariko abagore nibo bapanga uko umugabo ari buryo, uko ari bwambara, uko ari buryame. Abadamu n'abana beza nibo bategura amavuta abagabo bisiga. Ni muraruha, ariko Imana izabambeguje. Murabakiriye kombaga musa n'abantu mutabakiriye. Aba mama nimwakire umugisha mu izina rya Yesu, kandi Imana nijya kudukura ikimwaro abari mwihera ibahere. Abakobwa bararakaye, mwashatse abasore hakiri kare. None ngewe wakugize umukobwa se, ihangane ndaje ndagusengera Imana iguhuze n'umuntu nawe uhinduke umumama. Birashoboka, yebwe birashoboka. Dore rero ikintu gikomeye, Dawidi akuye Isirayeli igitutsi, abagore bamukomera amashyi ati Dawidi yishe inzovu, naho Sawuli yishe iki? Igihumbi. Uyu yishe benshi, ngewe nishe bake, ubwo igisigaye kuba umwana. Urakoze 2,000 icyo gihe. Naho urumva 10,000, inzovu byari 7,000, oya byari 10,000 ahubwo. None igihumbi cyari igihumbi nyine gisanzwe. Bavani, Dawidi agira urwango ruturutse kwa Sawuli, baramwanga, ariko ari ukijije Isirayeli iki? Igitutsi. Uzi kugirira neza abantu ugahinduka umwanzi wabo. Uzi mubwire abantu benshi bakwanga nabo wagiriye neza, abo wacumbikiye, abo wagaburiye, abo wahaye amafaranga bakabona inzira zo kubaho, niyo bahindutse abanzi bawe. Abo baranyimye kubafasha ubitaho, niyo bahindutse abakuvuga nabi, abagusebya, abaguharabika, abakuvuga ibibi. Uzi kugaburira umuntu muri Kigali ukamuryamisha atishyura inzu, atajya guhanga amenye uko ibiciro byazamutse, wamumara n'imyaka 10 akajya avuga turiya ni mubi, n'umugome. Yarariye ibyawe, yararyamye ku gitanda cyawe, urufata bagukomerekeje. Iyaba mubi yari kukuryamisha, iyaba mubi yari kukugaburira, iyaba mubi yari kukuraza hanze. Ariko ibikomere mufite byinshi n'iby'abantu mwagiriye neza ntibabagaruriye neza. Humura, Imana ni Imana izagukiza icyo kimwaro, ni Imana izagukiza izo soni wambitswe n'uwo wagiriye neza, kuko Imana irazirikana. Imana igira utayemwe, irazirikana. Hari ikosa Imana itakora, kijya yibagirwa ineza wagize. Ngo Sawuli abonye ko Dawidi bamukomeye amashyi, agambirira mu mutima gukora ikintu ngiye kubasomera mu rwambere rwa Samweli igice cya 18 n'umurongo wa 17. Mwumva uko yavuze. Urwambere rwa Samweli wahageze wansomere 18-17. Bukeye Sawuli, reka nisomere nirukanye. Bukeye Sawuli abwira Dawidi ati, nguyu umukobwa wanjye, umva ariko, nguyu umukobwa wanjye mukuru Merabu, nzamugushyingira. Ariko rero ujye umera intwari, urwana intambara z'iki? Z'Uwiteka. Umva hano Bibiliya ngo kuko Sawuli yibwiraga ati ye kuzangwaho, ahubwo azagwe kuki? Ku Bafilisitiya. Ndaguha umukobwa wanjye, ariko mbere intwari, ujye urwana uba intwari. Mwumva icyo kintu? Noneho nuba intwari uzirikana iki kintu, kuzaba urwana intambara z'iki? Z'Uwiteka. Ariko se koko ni z'Uwiteka? Ngo kuko ibyo yabikoreye kugira ngo ye kumugwaho, ahubwo azagwe mu maboko y'iki? Y'Abafilisitiya. Amuteza umutego w'umukobwa we. Urumva umuntu kwemera ntabwo amukunze, yemeye kumugereka w'umukobwa kugira ngo azabone uko amwica. Mbabaze, urwo n'urukundo? Nicyo nababwiraga, umuntu ukwanga n'icyo aguhaye agitegaho mine bombe.
umuntu kwanga ngwindurye uwari abantu ari umuntu umwe wacu umurozi yateguye buriya nta bantu bagira imbabazi nk'abarozi iyo cyahanurye ku biryo cyahanurye ku kawunga kandi ntibabagera ku bintu byiza ntawe ukorogera ku nyama ku mavoka niho bagutegera cyangwa se ku kijumba no kuri irindazi yabagize neza agushakira ikintu iyo abaga banarogeraga ku bintu byiza ubushera ibaze ku kigage ikigage ariko Sawuli baravuga ngo reka mutege iki umwana wanjye Sawuli ntiyarumuri ari igikoko yemera kwiyambura umwana amuha adakunze aravuga mubere iki umutego uzicyambere yashakaga umwana wanjye azajya ambwira aho Dawidi yaraye azajya ambwira aho yiriwe azajya ambwira uko yaryamye azajya ambwira uko yabyutse yari iyo gahunda wa rukundo Dawidi yize ishuri ryo kugirirwa nabi n'uwo yagiriye neza iyo Natani ngo abirebe aravuga ati Dawidi nzagukunda data yakwanze nzagukunda data kurwanya n'ibyo azajya avuga byose nzajya mbikubwira amuhindukira umwuka wera muri icyo gihe akajya amumenera amabanga ya Sawuli yagambirira kumwica akavuga ati none ntutahe yagambirira kumukubitisha inkuba akambwira ati uyu munsi wigumira iyo wagiye maze ngo Sawuli aramuhiga aramubura aza kubaza Natani aravuga ariko sha ninde ujya ubwira amakuru mfite ayabwiye mwene Yesayi aravuga ati simbizi ariko umunsi umwe Natani aza kubaza aravuga ariko papa nkubaze Dawidi ko ari umwana mwiza ukora neza iyo atabaye atabarukana intsinzi Isirayeli yose ayiguye igitutsi icyo umuhora niki umurwanyiriza iki n'icyo atakoze tugize agaciro kubera we ubwami butangiye kugira amahoro kubera we icyo umuhora niki yegura icuma ritera umwana yabyara aravuga ati wa mwana w'umugore we ntuzi ko azagusimbura urumva ikintu akoze aramuhora ko amurebamo ko azagira ute azamusimbura ishyari ryatangiye kera intambara urwana ni ishyari iryisha urwana naryo ariko dore icyo nkundira Imana bakavuga ngo ntuzakura ugakura bakavuga ngo ntuziga ukiga bakavuga ngo ntuzarongorwa ukarongorwa bakavuga ngo ntuzabyara ukabyara bareba barangiza bakavuga ati uwabyaye azapfa agakurira mu maso yabo Imana izi kuturindira hagati y'abatwara izi kuturindira hagati y'abatwara kandi dore ibanga rikomeye ntibaba kure yawe baba hafi yawe baraza mwaramutse ariko mwana we ariko usigaye wambara muri iyi minsi y'igitanda Yesu we haleluya akagenda aribwa mwene data akagenda aribwa ariko Yesu we umugabo wawe asigaye agendera mu modoka nziza iriya modoka igurirwa igura ngahe yagiye kubibaza ku muhanda muri shopu y'amamodoka ariko arimo araribwa yarashize ariko Mana yanjye abantu bagira ishyari Yesu azaribakize abakize ubugome abakize ubutindi abakize ubuhanya bwo mu mutima Dawidi Sawuli iki gice cya 18 igeze ku murongo wa 18 ngo ariko Dawidi abwira Sawuli ati nkanjye kuba umukwe umwami ndinde urumva ko ari yabimenye ko uyu mugabo ushaka kunshingira umukobwa we nkanjye ndinde kandi ubugingo bwanjye ni iki cyangwa inzu ya data mu Bisirayeli ariko igihe gisohoye Merabu mwene Sawuli yari akwiriye gushyingirwa Dawidi bamushyingira Aduriyeli umuherati aramurongora uwari ukwiye guhabwa Dawidi bamuhaye undi yamumwemereye igihe kigeze ngo Dawidi amuhabwe amuha undi ngo buke mu gitondo hepfo ni kwakomeza uwo bita Mikali ku murongo waho wa 20 hanyuma Mikali umukobwa wa Sawuli abenguka Dawidi abibwira Sawuli arabyishimira tubwa mukunze ntacyo bitwaye genda ariko cyo shaka ni umutwe we genda mukora ubukwe genda mushyingirwe muraje mwumve inkwano yamuciye muragira ngo amuciye inka nk'izo mukobwa yaramubwiye ngo ndashaka ibinyita by'Abafilisitiya kugira ngo Abafilisitiya bamuhitane ndashaka ibinyita
iyo umwanzi wawe anagutumye ibizatuma akugirira neza, agutuma ibizakugusha mu bwoba. Urabyumva neza? Nicyo gituma ntacyo wakora nk'ukwanga gukunde. Dawidi ntacyo yasabwaga gukora ngo Sawuli amukunde, ntacyo, kuko ibyo yari yarakoze byose byatumaga Sawuli amwanga. Dore ijambo rimwe nshaka kukubwira: nugira neza ujye ugirira neza bose, ariko ntutegereze ko bazayigarura. Dawidi yagiriraga neza bose, na Sawuli arimo uri kumugenza gutya, ariko Imana iravuga ngo ubwo ugira neza, ubwo wita ku banjye ukita kuri bose, nzamukuraho mugire umwami. Umunsi umwe amukurikira mu buvumo, ashaka kumwicirayo, Imana iramurinda, imukiza amaboko ya Sawuli, imukirije he? Mu buvumo. Ubwa kabiri, Dawidi neza abona ko Sawuli yasumirije kumufata, aragenda abwira Imana aravuga ngo ma, ko Sawuli angirira nabi, mbigenze nde? Nkora iki? Imana iramubwira ngo ngiye kuguha umwanzi wawe, uzamugenza uko ushaka. Umunsi wo kumufata, Sawuli aragiye mu buvumo, araryamye n'abasirikari. Muri uko kuryama n'abasirikari, abasirikari bari kumwe na Dawidi baravanga, Imana itugabisha umwanzi wacu, tugende tumwice, tumugenze uko dushaka, by'umwihariko Imana arabitubwiye. Dawidi agira umutima umuhana, aravuga ati bene Seruya, muranshaka iki? Nimureke nimumwihorere. Ati ikibazo cyawe ni icyo nyine. Wowe Imana irakubwira ngo nkugabije abantu, warangiza ukabihorera. Si Imana bivuze? Arababwira ati Imana ye kuzambaraho ibiganza biriho urubanza. Uriya yimikishijwe amavuta, nanjye ndamwubaha, ararwanya ubugingo bwanjye, ararwanya ubuzima bwanjye, ariko niyo washyizweho n'Imana. Nimumureke. Ngo aragenda kibikinyita cy'umwambaro Sawuli yari yambaye, ngagikebye, arazamuka ageze ku gasozi agishyira hejuru. Aravuga ngo mwami, ahamagara uwo bita Abuneri, niwe wayoboye ingabo za Sawuli. Aramubwira ngo kuki mutabaye maso ngo murinde umwami? Uyu munsi Imana arimungabije ngo mugenze uko nshaka, ariko Imana itubere umucamanza. Nta mutima mubi mfite wo kumugirira nabi. Yari mumpaye ngo mwice, ariko nabeho, ariko amenye ko ari gukurikirana inzirakarengane. Arambora iki? Icyo ashakaho ni iki? Ubugingo bwanjye arabwirukangana n'iki? Aravuga ngo ndi intumbi y'imbwa, ndi imbaragasa, umwami wa Isiraheli n'icyo ashaka ku kagabo nkanjye. Aravuga ati ariko Imana itubere umucamanza. Niba kurwanya ubagirire neza, niba kwanga ubiteho, uzabagirire neza. Imana ni umucamanza utabera. Reka tuyikomere amashyi, Imana yacu irarikwiriye. Reka ngo mubwire. Haleluya. Igihe cyose bahoraga bategereje ko Dawidi bamwica, ibyo Imana yavuze bikaba impfabusa. Imana nayo yari inyuma ya Dawidi, irindi ijambo yavuze kuri we, kugira ngo izaryuzuze mu maso y'abari bategereje ko azakorwa n'iki? N'isoni. Dore ikintu gikomeye nshaka kukubwira: iyo Imana ivuze ijambo kuri wowe, ifite agaciro kuruta ibindi byose bizakwirukangana inyuma. Kuko iri kwirukangana inyuma, biriruka inyuma y'ijambo Imana yakuvuzeho. Kandi Imana iririmbisha inkoni. Bibiliya iratubwira ngo waroye neza uko ndi ijambo ryanjye kugira ngo ndisoze. Ni Yeremiya Imana yabibwiye igice cya mbere ku murongo wa 11. Aravuga ngo yewe Yeremiya we uruzi iki? Ati nduzi inkoni y'umurinzi. Ati waroye neza? Ati yego. Waroye uburyo ndi ijambo ryanjye kugira ngo ngirende ndisoze. Imana ni nziza. Imana ishimwe. Dawidi inkwano bamuciye y'ibinyita, yaragiye arabizana. Ibinyita 100 by'Abafilisitiya. Yisha Abafilisitiya barenga 100, azanira Sebuko inkwano y'ibinyita by'Abafilisitiya. Sebuko aramureba ati nibaguha umukobwa, ugarutse uri muzima ukiriho? Tumuhungu ni ishyano n'ukuri kw'Imana. Uzi ko buri ishyano ritangaza mu bakwanga? Abagutega ibirozi, abagutega inkuba, abagukubitisha amahembe, abakoherereza ibintu runaka, ibitindagasa byose, ugacya mu gitondo uri muzima ati ndashimira Imana. Ndashimira Imana ko ndi muzima. Ndashimira Imana ko nabaye amahoro. Baturiya si umugore n'ishyano. Ese katapfuye. Uzi igitangaza ni ukubyukira imbere iyo umuntu wari uzi ko wapfuye ukabyuka uri muzima. Uri kurya, ugenda, uririmba ushima Imana. Uko niko Imana ijya ibigenza. Niba ubyumva atari haleluya. Imana ni nziza. Uzi ko buriya ubyukira mu maso y'abatari bazi kuri bubyuke.
uzi kuryama ukajya ujya mu rusengero ukagaruka mu maso y'abatari bazi ko bishoboka, uri igitangaza, kuko Imana yawe ni igitangaza. Reka tuyikomere amashyi menshi irabikwiye. Hari ibintu ugomba kwirinda agana ku musozo. Ugomba kwirinda ijambo ryitwa gusubira inyuma. Ikosa rikomeye mu buzima bwa buri munsi ni ugusubira. Samusoni yavuze ngo ngewe muri uyu mwaka n'umugore wanjye twafashe intego, aho kugira ngo dusubire inyuma tuzicara aho tugeze. Ninaza izakomerezanyirije natwe aho twari tugeze, apana gusubira. Ariko abenshi dusubiye inyuma. Ugira ngo ntitwasubiye inyuma? Kandi hari ingaruka mu gusubira, hari ibyago mu gusubira, hari amakuba n'ingorane mu gusubira. Ntabwo mwabyumva. Aho ugeze ni heza, kuko ukiri kumwe n'Imana. Intambara warwana zose Imana izazirwana, ibyago byaza Imana izabigukiza, amakuba n'ingorane menshi Imana idukiza ni menshi. Ariko ibanga rituma tugumana n'Imana tukagumana intsinzi ni ukwirinda gusubira he. Ntabwo munsi nkuru ya Mukaroti baramubwira ati hunga Sodoma irarimbutse, hunga udapfa. Baramubwira ati kandi nureba inyuma urahinduka ingingi y'iki. Inka zirabira ari kugenda ati Imana zirasigaye. Yesu we atireba imbere ntudahinduka ingingi y'umunyu. Yumva babaroga ati turashize ati iyo harimo n'umukazana. Iyo Yesu we ubu se bigenda gute ngo ageze hagati arabati none yo kwihangana rake ukahinduka ingingi. Ingorane ni ugusubiza amaso inyuma. Umwanditsi yaravuze ngo dutumbire Yesu wenyine we banze yo kwizera. Reka mbabwire Yeremiya igice cyaho cya gatatu. Yeremiya igice cya gatatu umurongo wa 21. Reka twirukanye. Yeremiya 3:21. Hansomere ugere kuri 25. Reka nsome iryo jwi ryawe ryumvikana neza. Reka nisomere 21 aravuze ngo ijwi ryumvikanye mu mpinga ry'umuborogo no kwinginga ry'Abisiraheli, kuko bagoretse inzira zabo bakibagirwa Uwiteka Imana yabo. Nimugaruke mw'abana basubiye inyuma mwe, nzabakiza gusubira inyuma kwabo. Abantu bajya basubira inyuma. Abari indaya bakongera bagasubirayo, abari abasinzi bagasubirayo, abibaga bagasubira kwiba, abajyaga gupfumuza bagasubira gupfumuza. Herutse gukorana ikiganiro n'umwana w'umukobwa arambwira tuva rero pasiteri iburasirazuba hariya Nyamata. Ndabarangiye ntimugeye mu Kabyara Nyamata hari simbabwiye ngo mugeye. Iyo marketing si yo kujyayo, niyo kwirinda kujyayo. Ati hari umugabo ugukoraho ugahita uhura n'umugabo ataguha utuntu ugendana gusa. Umuhungu hise mukamufata mu kiganza abugo, mugakora ubukwe bwiza mukajyana, ariko no kongera kubona umwana usubira kuri wa mugabo. Tushobora kubyara utasubiyeyo. Umugabo niwe umuguha, umwana niwe umuguha, ibyo uzatunga niwe ubiguha, ariko ukagenda ugakira kweli. Ati ubu ngubu ufite ubutumire grandeze. Atунdagiye kuko yarantereranye Imana, uzi ko ndengeje 30 ngize 32. Atubweje undi sizacura kandi abandi bamaze kubyara neba, bamaze gukomera neba. Atundagiye muzi uko byasoje mwijoro. Ijwi niryo ryamugarira mubwira ngo aho ugiye ni mwirimukiro. Wigenda saa 9 za mu gitondo, wigenda. Bariya barahiriwe ni kubyita, ariko bafite amakuba. Icyambere kibarara mu nzu, icyakabiri ibitambo basabwa birenze uko umuntu yabivuga, icyagatatu amahoro yabo yaragiye, icyakane isoza ryabo niribi kuruta uko batari kuvuga. Wikurikira basubira nyuma baciye izindi nzira. Imana imurengera kuri uwo munsi aragaruka arambwira ati yo pasiteri we, ati Imana yangaruye. Ndashimira Imana ko bafite fiance bagiye gukora mu bukwe. Reka dukomere Imana amashyi. Ntiyaragiye
ariko muri twebwe hari abagiye bagerayo bicara imbere bamuca inkoko y'ibara rimwe, ihene y'ibara rimwe, amazi babanyanyagizaho mutazi yavuye yo mu marimbi kuko niho bayakura, ariyo amazi bakoresha. Mwuka byaramwe ibyo mujya mwumva bajegeza, hari abajya mu marimbi kujya gutabura bapfuye mu marimba yaciriritse atara ya rusororo, bakagenda bakagira imirondo bene aya mavi. Ntabwo murigera mufata umucuraguzi. Iwacu bafashe umucuraguzi ibintu aba yambaye biteye isoni no kubivuga, kuko rya shitani uzi kwambara uduhanga tw'abantu. Iwacu baramufashe, abagabo bamurariye ijoro baramugwikira, ariko igitondo cyose umuganda wamukoreweho. Uko rya shitani we usubira inyuma, abasubira nyuma Yesu ababariye. Amen. Icyo mbabwira ni iki? Ni ikosa kumenya ubutumwa bwiza warangiza ukabuvamo. Afazari wabugumamo ukazapfura umukene, usibye ko nta n'umukene w'umukristo. Reka nta mukene w'umukristo. Impamvu ya mbere, iryo zina ubwaryo riraremereye kuruta amafaranga. Iryo zina ubwaryo rifite imbaraga kuruta ibindi byose n'inyembaraga. Iryo zina witirirwa rirakiza, ribeshaho, rirazura, ritanga ubuzima, ritanga iterambere, ritanga icyerekezo. Iryo zina witirirwa ubwaryo riraremereye. Iryo zina rya Yesu witirirwa, uri umukristo, Kristo Yesu aremereye kuruta ibindi byose byaremera muri isi. Niki cyakuremereye? Niki giteye ubwoba? Nta bihe, nta minsi, nta makuba, nta byago, nta kintu na kimwe Yesu atadukiza. Izina twitirirwa ubwaryo rirakiza. Vuga ngo ndi umukire. Abuhumva ndi umukire. Muzi ko ngiye kuzubaka etaje muri Kigali? Mesi yawe isezerano. Mwari muzi ko ngiye kuzubaka etaje muri Kigali? Izi nzu zitwa twegerane. Ngorera Imana. Mesi yawe isezerano. None se mbabazi, uwo ngorera ruta etaje? Uwo ngorera ruta etaje? Mu by'ukuri nta kidasanzwe. Ni amatafari bagerekeranya na sima, inzu ikajya mu kirere. Murumva biremereye? Ariko abatabizi muri ko ntibishoboka. Ntibishoboka kuri wowe, bishobokera bizera Imana. Ntibishoboka mu mutwe wawe, ariko Imana ibasha gukora ibiruta biri mu mutwe, ibasha gukora ibirenze ibyo dutekereza. Kuko Imana ni Imana ishobora bingahe? Ishobora bingahe? Byose. Nibyo byo bavuga ngo amen. Uzi impamvu Imana yagutindije? Iragira ngo iguhe ibiremereye, ibifatika. Nicyo gitumye watinze gutabara. Nta rindi banga. Impamvu yatinze, reka mbabwire, imodoka ipakiye kontineri 5 iturutse Dubai, hakaza n'ivatiri iturutse Dubai, ari ivatiri zagerera i Kigali rimwe. Ibi byawe impamvu byatinze biraremereye, bifite amatoni, biraremereye ibyawe. Kandi mbibutsaho kontineri 5 zimenetse, naho ivatiri imenye birangana. Ntukicuze igitumye usenga igihe kirekire utari watabara. Ahubwo jya ubaza Imana ngo amakuru y'urugendo naya, izakubwira ati birimo biracyapakirwa. Imana iracyagupakira, Imana iracyagupakira. Hari umuntu byakiriye avuga ngo amen. Ijambo irinde gusubira he? Dore uko Bibiliya bivuze 23. Dore turakwitabye kuko Uwiteka ari we Mana yacu. Nukuri nubusa kwiringira gutabarwa n'ibigirwamana. Nubusa kwiringira gutabarwa guturuka ku misozi miremire aho basakuriza. Nukuri Uwiteka Imana niyo kuwiteka Imana niyo havaga kiza ka Isirayeli. Ariko ibiteye isoni byariye imirimo y'abadata uhereye mu buto bwacu, imikumbi yabo n'amashyo yabo, abahungu babo n'abakobwa babo. Twiryamire dufite isoni, niba twarasubiye inyuma, kandi ikimwaro cyacu kiba ari cyo twiyorosa, niba twarasubiye inyuma, kuko twacumiye ku Uwiteka Imana yacu, twe n'abadata uhereye mu buto bwacu kageza none, kandi ntiturakumvira ijwi ry'Uwiteka Imana yacu. Abo ni abantu
batubanjirije basogokuruza abana ba Yakobo Isiraheli yajyaga isubira inyuma igakorwa n'iki n'isoni. Muribuka bajyanwa mu bunyage Babuloni, ngawe hari butatu, hari ubagiye muri Egiputa, abandi bagiye Babuloni, abandi batwarwa n'Abashuri. Igihe cyose batakazaga Imana batwarwaga mu bunyage. Umunsi watakaje Imana abazimu bazakumira. Umunsi watakaje Imana dayimoni uzababona. Hari abutazirukana, hari nabo uzasengera ntibagende kuko bazanywe n'iki n'Imana. Iyo bazanywe n'Imana se baragenda. Ubu hari inyatsi abantu bafite zazanywe n'Imana, kudatanga icya 10. Hari abafite ibintu bikoreye bitewe nuko bahemukiye Imana. Umunsi mwemeye tugaca bugufi nibwo tuzabona Imana. Witeguye guca bugufi ukubaha Imana? Dawidi niko yagiye abivuga. Timwasomye Zaburi ya 25:2. Hari ijambo rivuga ngo siko bizaba kubategereza iki Uwiteka, ntawe uzakorwa n'iki n'isoni kiretse ababa mu masezerano ari nama niyo bazakorwa. Bariza ngo uracyayarimo tumukoreho ubwire ngo ariko uracyayarimo cyangwa bayavuye. Ko hari abantu bareba nk'abayavuye. Cyayarimo cyangwa hari ibintu byayakuvanyemo. Avuga irindi jambo rikomeye Dawidi njamukunda. Hari amagambo yagiye avuga akomeye kandi yubatse imitima y'abizera. Iyo usomye Zaburi ya 35 n'umurongo wa 1 kugera kwa 8 yaravuze ngo Uwiteka we burana n'ababuranya. Imana igiye kuburana n'abakuburanya. Imana igiye kuburana n'abari kugushaka impanza. Imana igiye kuburana n'abantu baguhagurukiye. Imana igiye kuburana n'abamaze iminsi bahagaze imbere yawe ari abashungerezi. Hari abantu bita abashungerezi murabazi, barindiriye kubona wamwaye, barindiriye kubona ubwambure bwawe, barindiriye kubona wavuye aho uri, barindiriye kubona wagarutse uri iwanyu, barindiriye kubona nta kazi, nta biryo, nta mafaranga y'ishuri, ibintu byose byaguhagararanye. Umva, Imana ibugiye kuburana nabo n'izina rya nde rya Yesu. Uwiteka we burana n'abamburanya. Shingura icumu mu ndagara wimira abangenza. Hari umuntu wageze ngasomere iyo mirongo n'ingahe. Reka nirukangire, hari abantu musoma mutinzi. Reka ngubitire muri iyi nguni abazimu bapfe mu izina rya Yesu. Iri jambo riranezera. Uwiteka burana n'abamburanya, ndwana n'abandwanya. Ingabo nini wagurukire kuntabara kandi ushingura icumu mu ntagara wimira abangenza. Ubwire umutima wanjye uti n'ingege kiza kawe. Abashaka ubugingo bwanjye bamware bagira igisuzuguriro, abajya inama yo kungirira nabi basubizwe inyuma, baterwa ipfunwe, barenga umurabutungurwa n'umuyaga. Kandi marayika w'Uwiteka abirukane. Marayika w'Uwiteka agira ute? Abirukane. Imana ikwirukanira abashungerezi. Iba kwirukanira mu izina. Dore ikintu ngiye kuguhanurira kandi umugoroba. Mu gihe cyo gukorwa n'isoni bagiye kureba ibyo Imana igukoreye. Mu gihe bategereje gukorwa n'isoni kwawe bagiye kubona ikinyuranyo. Ikinyuranyo cyo gukorwa n'isoni no gutabarwa mu maso y'abana b'abantu. Dawidi avuga ku murongo wa 7 aravuga ngo kuko bantegeye ikigoyi cy'ubushya badafite impamvu. Dore baguteza imitego idafite impamvu, baguteza amagambo y'ibinyoma adafite impamvu, bakoze inama zidafite impamvu, bateraniye kukuvuga nta mpamvu, bafite amagambo bagendana nta mpamvu, bicariye mu bitaramo bidafite impamvu. Imibereho yawe iri mu biganza by'Imana. Nino byumva tare haleluya. Oya dosita riwasika. Hari utunama twateranye Imana itaturimo. Utwo tunama tw'abagome twateranye Imana itagize ute itaturimo. Bakito muntazabyara ugiye kubabyarana, ugiye kubahekana, ugiye kubahekana, vuga ngo kubahekana, kubabyarana, kubabanaho niko bigenda. Kandi ndasenga ngo bagumeho.
uzajya utambuka imbere yabo bagira ute bareba uri kumwe na kibwa wawe umuhetse ku mugongo uri gutambuka umeze neza ubabwira ngo dore uko Yesu abigenza neza dore uko ajya atanga ikinyuranyo bari bazi ko nzakorwa n'isoni ariko kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara nicyo gituma nkomeye nicyo gituma ndiho kuko Uwiteka ari mu ruhande rwanjye sinzapfa nzarama kugira ngo ntegereze abantu imirimo Uwiteka yagize ute yakoze bari bazi ko birangiye ariko biratangiye bari bazi ko byazimye none biracyariho haguruka utere haleluya oya mesere bore kota sidenewa mu cyimbo cyo gukorwa n'isoni Imana ikuremeye ishimwe mu cyimbo cyo kumwara Imana igukweye ikimwaro mu izina ryane mu izina ryane uzi gukora ubukwe uwabwicaga akaba ari uguherekeza genda waranganiye n'ubundi gahigendeye nagerageje kukwica none urarenze uragiye n'ukuri kw'Imana Imana yawe irahambaye Imana yawe irakomeye Imana yawe ifite imbaraga hari abazayiririmba batabishaka bayiririmbe hari abazayikorera batabishaka bayikorere hari abazaguherekeza batabyumva baguherekeze hari abazakuyoboka batabishaka bazaza iyo Imana rero ibirori barizana umva kubwira niba utatanze invitasiyo Imana iyo yatanze invitasiyo barayoboka niba ubyumva uvuga ngo amen bareke bakora ibitaramo byabo Imana itabiri oya dosika sitoreo ndashima Imana tugiye gusenga Imana ndashima Imana ko ari Imana igira neza Zaburi ya 70 uvuga ko yavuze ariko Imana ni nziza Zaburi ya 70 reka twisomere mu izina rya Yesu Zaburi ya 70 n'umurongo wa 2 Bibiliya ngo Mana tebuka ungize Uwiteka tebuka untabare abashaka ubugingo bwanjye bakorwa n'isoni bamware abishimiye ibyago byanjye basubizwe inyuma bagira igisuzuguriro abambwira bati aha bagaseka basubizwe inyuma kubw'isoni zabo abagushaka bose bishimire bakunezererwe bakuririmbire abashaka Imana ntibazakorwa n'isoni abaririmbira Imana bazabona ubutabazi buva ku Mana nicyo gituma guhanga amaso ku Mana bituremera ubutabazi bw'iteka bituremera ubutabazi bw'iteka Zaburi ya 86 umurongo wa dusome wa 16 wa 17 Zaburi ya 86 tuyisengeremo mu izina rya Yesu Oria dosiri bole siko sipalawa enikosha ibole forewa eniko siko tikosia elibobose kita shaibini Zaburi ya 86 umurongo wa 16 unje ukumbabarire umugaragu wawe imbaraga zawe ukize umwana w'umusha wawe unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe bamware kuko Uwiteka untabaye ukambara iki kuko Uwiteka untabaye ukambara iki haguruka ku maguru yawe kuko Uwiteka untabaye ukambara iki kuko Uwiteka untabaye ukambara iki Imana iguhaye ikimenyetso cy'ibyiza muri uku kwezi Imana iguhaye ikimenyetso cy'ibyiza Imana ntiyitabaye ishingiye ku matariki hari iminsi mu kwezi kurangire ariko ukwezi kutari kwarangira Imana iguhaye ikimenyetso cy'ibyiza iminsi itari yarangira Imana iguhaye ikimenyetso cy'ibyiza mu minsi yo gukorwa n'isoni kwawe Imana igukuye mu isoni mu minsi y'amarira yawe Imana iguhojeje amarira mu minsi y'agahinda Imana ikwambuye agahinda mu minsi yo gukorwa n'isoni Imana igukuye mu isoni Imana igukuye mu isoni nino byumva tera haleluya nino byumva tera haleluya nino byumva tera haleluya oya bobo setere wala siko sido niko shaibi samu ikiganza cyawe hejuru oya dosido niko sha Imana irambwiye umuntu warushungerewe muri iyi minsi abanyamagambo bari bamubanye umugozi umugendaho Imana bakuvanyeho ayo magambo bavugaga ntabwo ari yari bube Imana ikweretse ikimenyetso cy'ibyiza vuga nk'ikimenyetso cy'ibyiza ongera uvuga ikimenyetso cy'ibyiza ndatakiriye
mutima cyo gukorwa n'isoni nakiriye ubutabazi mutima cyo kumwara nakiriye ihumure ry'Imana uyu munsi umwanzi wanjye agiye gukorwa n'isoni n'abamukorera bagiye gukorwa n'isoni mu izina rya Yesu imbaraga ziva mu ijuru zirangishije zikijije umuryango wanjye zikijije abana banjye zikijije umutware zikijije umugore zikijije iterambere ryari ryahagijwe none nakiriye iterambere ryanjye nakiriye akazi keza nakiriye ikimenyetso cy'ibyiza nakiriye guseka nakiriye gushima n'ibyo tubateraniye niko shayidi vuga ngo nkoze ku nda yanjye ngiye kubyara amasezerano agiye kuvuka nk'uko umudamu atwita akabyara niko iby'Imana yavuze bigiye kuvuka ninde uzakira avuge ngo amena vuga ngo hari ibivutse aturinyoje avuga ngo hari ibivutse hari ubuzima bushya buvutse hari imibereho mishya ivutse hari icyerekezo gishya kivutse hari ibifungutse mu izina rya Yesu hari ubyakiriye ngo amen ndagira ngo mbabwire ndagira ngo mbahanurire umwuka w'Imana mbw'ikintu arambwiye ngo uyu munsi aragukuraho igitutsi mu bapagani Imana irashaka kugukuraho igitutsi he mu bapagani kuko amagambo ubwiwe n'abapagani ateye Imana agahinda kuko agasuzugurwa Imana ifite agahinda amarira urira ateye Imana agahinda iyo Imana yababaye iramanuka Yeremiya amaganya Yeremiya igice cya 3:31 hari ijambo rivuga ngo kuko Imana itazababaza umuntu iteka kandi itanezezwa no guhora ibabaza abantu uko niko umubabaro wawe wibutswe n'Imana uko niko agahinda kawe kibutswe n'Imana uko niko kugerageza byari biguteye ari byinshi uko niko Imana yohereje ingabo zo kukurengera uko niko Imana yohereje ingabo zo kugutabara uko niko Imana yohereje ingabo zo kukurwanirira ninde wakiriye marayika w'Imana tere haleluya hari ingabo zije kukurwanirira hari ingabo Imana yohereje reka dushimire Imana tuyizamurire amaboko yacu kukurwanirira zoherejwe n'Imana itakwemerera ko urengana inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira zoherejwe n'Imana itakwemerera ko urengana inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira zoherejwe n'Imana itakwemerera ko urengana inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira zoherejwe n'Imana itakwemerera ko urengana vuga akarengane kanjye Imana irakankishije aka karengane narenganijwe Imana irandenganuye aka gahinda maranye igihe kirekire uyu munsi kararangiye uburwayi bwari mu muryango bwari mu banjye bwari mu bantu banjye burasohotse buragiye aya makuba yarasumbirije ubuzima bwanjye ateshejwe agaciro ibirego naregwaga bitaye agaciro inzangano banyanga
zitaye agaciro yatabawe 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 nibyo by'umatara. Haleluya. Dore babwira ikintu kibayeho, mbonye imbaraga zimanuka hagati muri mwebwe. Uko zimanutse mbonye zimenagura izindi mbaraga zari zarafashe ibyanyu. Mbona buri muntu wese azamuye itabaza ryaka. Imana irambwira mu kubona ayo matabaza yaka niko Imana agiye kugarura urumuri hagati muri mwebwe. Hari urumuri Imana igaruye hagati muri mwebwe. Hari umucyo w'Imana uje kubarasira. Hari imbaraga z'Imana zije kubinjiza mu yindi miryango. Hari imbaraga z'ishuba byose zije gukora ibitangaza hagati muri mwebwe. Ndagira ngo nkubwire, hari ikintu ugiye guhuzwa nacyo, hari umugisha ugiye guhuzwa nawo, hari intambara warwanaga zishyizwe ku musozo mu izina rya Yesu. Barakugarukiye, ntabwo ari ubagarukiye. Vuga ngo ndagarukiwe. Ongera uvuga ngo ndagarukiwe. Ndagarukiwe nubwo nari nararetswe, nubwo nari naratawe, nubwo nari naranzwe, nubwo nari narajugunywe. Bawe intebe n'Imana, bawe intebe n'Imana, bawe akazi n'Imana, bawe ubuzima n'Imana, bawe imibereho mishya n'Imana. Hari iby'Imana inkoreye bigaruye abantu ku buzima bwanjye, bigaruye abavandimwe ku buzima bwanjye, bigaruye inshuti ku buzima bwanjye, bigaruye imiryango yari yaramvuyeho, bigaruye abavandimwe bari barangaye. Uyu munsi Imana yanjye impaye ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abazakireba bamware bakorwe n'isoni, kuko Uwiteka ari untabaye akamara umubabaro. Mu izina rya Yesu, 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 ibyo by'umatara. Haleluya. Hari inzira Imana igushyiriyeho itazwi igiye gutungura. Iyo nzira Imana igushyiriyeho iratungura. Vuga ngo inzira itunguranye. Oya byatuvanye inzira itunguranye, amahirwe atunguranye, ibitangaza bitunguranye. Mu izina rya Yesu turi iyo nzira n'Imana mu mbaraga z'Umwuka Wera. Uyu mwaka, uku kwezi igiye kugaragara, igiye kumenyekana, igiye kugaragara. Abantu bazayibona, abantu bazayireba, kuko ari Imana yanjye ivuganye nanjye. Urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu. Ku mutima wanjye uruhuye, ku mutima wanjye uruhuye, ku mutima wanjye uruhuye. Ongera uvuge ngo ku mutima wanjye uruhuye. Urukundo rwawe Mwami nirwo rubikoze. Urakoze kugize neza. Reka dukomere Yesu amashyi. Imana ibamurisha mwinshi, Imana ibagirire neza. Ukuboko kwiza kw'Imana kubane namwe, mutahane n'Imana. Umwuka w'Imana akomeze kubagirira neza, kandi Uwiteka abaremereye ikintu muzavugiraho, kandi kiremwe nonaha. Avuga ngo kiremwe nonaha, kiremwe nonaha mu izina rya nde. Amen.